ku rugo rudahari cyangwa bari bazi ko giye bitambaho. Mabwa Bishop Gerard uyu munsi Bishop Gerard ni umugabo w'abana 5 ariko utari kumwe n'umugore. Kuba tutaba turi kumwe hari impamvu zishobora kubitera ko abantu batandukana. Yego. Igihe hari ibyo mutari guhuza mutari kumvikanaho cyane rwose. Nkuko wabyumvise nyine warabyumvise kandi tutari kumwe. Nta Satani atageze umwambi. Rero urugo rwanjye yarurasa. Kandi yararurashe. Yes. Yarurasa Satani. Nta gitangaje kirimo. Ahubwo umukuru Bishop Gerard ubukoko uyu mugabo uvuga gutya witonda neza gutya ubu yapfuye iki na madamu. Ntabwo umuntu wese usenye already ari uguhita arongora cyangwa arongora indakurwa ku ijambo birarira bibona ibi bintu byose rero iyo bihuje bishobora kubyara ikibazo hagati y'abantu babiri babana. Wende isije tuyivaho nk'umuntu wakoze divorce ariko ni wihangane, sorry to say that, njya numva bamwe yo bababwiye bibakomeretsa we ntago bigukomeretsa ku muntu yakubwato uzi ikintu kinkomeretsa kinkomeretsa n'ubukene wangu ibindi byose nta n'ikintu gihe biba bimyamuri kuba watandukana n'umuntu ntacyo byagutwara. Oya ibintu se gutandukana ikibi no gutandukana n'umuntu wamuhemukiye wamugiriye nabi wamukoreye ihohotera. Yego. Ariko gutandukana n'umuntu se icyo ni ibintu bisanzwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Nk'umuntu wagize yashoboke gutandukana n'uwo mwashakanye kandi mwabyaranye n'abana 5 ibintu tubivaho ni cyo kintu wabwira umuntu utarakora divorce uyu munsi cyangwa utaratandukana n'umuntu. Icyo namubwira kagahungu n'ishyano niko ikintu namubwira message namuha. Icya mbere yego cyo wamubwira uyu munsi inama ya mbere namuha ni inama namuha. Ntabwo wagira inama umuntu wubatse wowe warasenye kose wabumuhiye inama ahubwo oya wibinkora wivuga ati ntacyo namubwira narasenye. None se urumva namubwira iki? Ahubwo icyo namubwira ahubwo ni ukwiye kugira hari ukuntu twagoswe ahantu nahaduye urumva tubona nta nzira nibuka rya zina rya Yesu urumva ndi umupagani nise Gasongo w'umunyamerika bad boy urumva nta bibazo nifitiye ariko ngeze mu gihe cy'amakuba mbona ikiri imbere ari urupfu nta butabazi ntene ndavuga ngo hari umupasiteri wasengera avuga ngo Yesu azandinde ndavuga ngo aha hantu Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira nizere ko mumeze neza cyane ibyo murimo byose muri amahoro kandi niba mutameze neza mu buzima tubabwire ngo mumeze neza. Bishop rikona zirandege zirandege ni izacu ni izacu yandi mu ndaya nkajya ngo ni Sukoyi ngo bazita Sukoyi ko mufite ubwoba ariko twamenye batinye tumenya na za Sukoyi muza karirimbo kajya kavuga ngo turarinzwe n'ingabo zigenda nibendera na wadukoraho turi mu maboko yoraho turarinzwe rero n'ingabo zigenda nibendera cyane z'Uwiteka Imana. Ega wambaye n'u Rwanda mu gatuza. Nkunda u Rwanda kugeza ku rwego nshobora no kurumenera amaraso yanjye. Yangeze ngo uravuze ngo ushobora kumena amaraso y'abandi ku bwayo. Nshobora giye kurumenera amaraso yanjye. Yukoze ku Rwanda ubu nkozeho ubundi. Ariko tumeze neza tumeze neza cyane. It's a green country. Amashusha abantu ko niba bareba n'amashusha hari barabireba. Umeze neza Bishop? Ameze neza cyane igihugu cyanjye kirakeye abaturage bejeje ibishimbo barimo bararya bameze neza rumeze fresh. Ibiciro bya essence byagiye hasi litiro ni 6 nangahe. Yego urajyana 5 litiro 3 ukazicyura gusa urumva ibintu bitameze wane ibintu ni wane kabisa. Tugiye kuganira kuri byinshi cyane ariko bifasha abantu bigiramo bimwe cyangwa se ubu ibindi uburyo bugiye butandukanye. Reka tugusabe banze udushyira imbere Imana dusengere ubundi twinzike mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uri inkuru mana uri inkuru
uri inkuru mana uri inkuru imirimo y'amaboko yawe irahebuje uri inkuru mana uri inkuru mana uri inkuru uruta bayari uruta dagoni uruta nyamuririma uri imana nyamana uri hejuru ya byose imbaraga zawe ziruta iza bomba atomike imbaraga zawe ziruta iby'ibisasu kirimbuzi amahanga afite uri hejuru y'abami n'abatware ni wowe mwami w'abami izina ryawe nirihabwa icyubahiro amen turabo waremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo turi imbere y'izi kamera uduhe ubwenge kandi uduhe kumenya no gushishoza kugira ngo tutavuga ibyacu ahubwo tuvuge ibyo ushaka ko tuvuga mu izina rya Yesu amen amen witeka guhe umugisha cyane kandi nawe udukurikiye aho uri hose witeka abakomeze kubana nawe kandi aguhe umugisha Bishop ndaza gutangira ku ruhande rumwe nkubwira ngo ose ndakubwira ngo sorry ndakubwira ngo wihangane ndakubwira ngo pole ndakubwira ngo komera mbere uko kimvuga iki ariko reka mbwira abantu ngo umuntu anyura mu buzima bwinshi bugiye butandukanye kandi umuntu ahura n'intambara nyinshi ntabwo Imana iguha ikigeragezo kiruta kwizera kwawe guha icyo ubona uzanyuramo uzashobora uzabasha ko hari abahura n'ibigeragezo bikabatsinda cyangwa se bakagwa mu nzira cyangwa se bakananirwa muri byo ntabwo bwo ari iby'Imana iba yabahaye ni bya Satani ariko ikigeragezo cyavuye ku Mana Imana ntishobora kuguha ikigeragezo kirengeje kwizera kwawe Imana iguha ikigeragezo uzashobora kubana nacyo wenda ntabwo ari cyo kintu nshaka kugira ngo umunsi tuze kuganiraho ariko wenda hano ku mpanuro uri umuntu wacu cyane by'umwihariko hari ibiganiro byinshi wagiye uhereza abantu bikabafasha bikabakomeza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko reka nkubaze ko ikintu kiganiro nabonye mu bihe byashize uvuga ku bigendanye n'urugo rwawe ko ngiye mbivuga cyaba binavugwa n'abandi mu buryo bumwe ariko niyo mpamvu wenda nifuje ko tuba turi kumwe kugira ngo ugire icyo bivugaho uvuga ko uyu munsi utakiri kumwe n'umufasha ubu se urashaka ko mbivuga iki oya nyine ubwo niba ari byo uko niba inkuru zaracacaye hirya no hino urumva warabyumvise kandi urashaka ko nongera nkabivuga ariko nyine mbariza abantu nge ntago nibariza icyo ubabariza rero ntabwo nzi icyo babaza ni uko urugo rudahari cyangwa bari bazi ko giye bitambaho kuko nta mwaka ndamara ku mpanuro kandi ibyo bintu bishobora kuba bimaze nk'imyaka 4 kandi nasanze abantu babonye Pastor Claude bivuze barikanga bamwe barihatira baranyanga ariko ntabwo ari byo we ku ruhande rwawe bimeze bite kuko umva twumvisha bamwe babivuga ku ruhande rwawe uyu munsi uri kumwe n'umugore cyangwa nta mugore muri kuba yaba adahari nta kibazo gihari nyine ku ruhande rumwe ntago nyine aho uri kudusubiza uyu munsi abantu nyine bakeneye kumenya ubuzima bwa Bishop Gerard uyu munsi Bishop Gerard ni umugabo w'abana 5 ariko utari kumwe n'umugore kuba tutaba turi kumwe hari impamvu zishobora kubitera ko abantu batandukana igihe hari ibyo mutari guhuza mutari kumvikanaho babyumvise yego ntago ujya wumva ikintu bita amakimbirane yego amakimbirane buriya ni mabi ashobora gutera ibibazo bitandukanye hanyuma rero icyo kintu ntabwo ari cya none yego ahubwo nuko wagishyize hanze yagishyize hanze none sibyo yego abantu bose mwankundaga mukobeze mu nkunda amavuta ni yayandi kandi je sinyeze no kubishyira hanze nkuko abanyamakuru babikeneye no bivuze ko hashize igihe kinini cyane rwose utabana n'umugore kakana ninde muntu wakanumye ninde wakunumye sha nta muntu wakuntumye ni memburo yakunumye oya genda ubabwire ngo Bishop Gerard yego ni umukozi w'Imana usiza amavuta usengeye abantu ukoranye n'Imana muri iki gihugu uvuganye n'Imana muri iki gihugu ndetse no hanze hanyuma ibyerekeranye kuba umudamu nkuko wabyumvise nyine warabyumvise kandi tutari kumwe sibyo je ntacyo shaka kubivugaho ubwo n'ubuzima bwanjye buri privé kandi je sinjya mfata ubuzima bwanjye buri privé cyane cyane ni inkuru nuzayishaka ntazayibona ibigendanye n'urushako rwawe ubyihorere urumva abantu barabana bakaba batandukana
siko bimeze biri mu bakozi b'Imana biri mu bapagani biri ahantu hose ko hose nta no Satani atageza umwambi rero urugo rwanjye yarurasa kandi yararurashe yes yarurasa Satani nta gitangaje kirimo ahubwo umukuru urasa mbyitwaye mone ikosa rikomerere nuko nabyitwaramo nabi nkaza no kuri social media ngatangira gusebya uwo twubakanye uwo mwabanye uwo twabanye nawe akazana kansebya kandi twarahisemo kubifura yego ubwo niko we mwabihisemo tuko twabihisemo Bishop Gerard mwebwe muzabivugaho mushireho na comment kuruhande rumwe hari ifoto twabonye mbona hari ubukwe ifoto y'umugeni ndetse bakwambitse ikote n'agatimba kuri dore imbogo hano baribaza se Bishop Gerard yabukoze umugeni wa mbere bamaye ni dore imbogo niwe nuwo munsi ni nawe wabajije niwe Claude yabarije kuko Claude niwe washize hanze ibyo bintu yego ariko je ntago nabyifuza ese uyu munsi hanyuma urumva uzashaka undi mugore wa kabiri cyangwa se urabite ntabwo umuntu wese usenya ari ngombwa karongora cyangwa arongora muri wowe muri mind ya uko ujye bitekereza urabiteganya iryo ni ibanga ryanjye ega tuba dukurikiwe n'abantu barimo nyine nabo bige kugira ibanga none se ntabwo umuntu wese urusenye uza abantu bakugiriye crash bavuze ati Bishop Gerard kuko uyu mugabo uvuga gutya witonda neza gutya ubu yapfuye iki na madamu ntabwo umuntu wese usenye already ari uguhita arongora cyangwa arongorwa wabyumvise cyane ko ndashaje abana batanu sabo ngabo sibyo shaje apana kuko na Claude nawe yarashaje kandi yarabafite kandi twabonye arongora jewe umuntu wese akomereka ku giti cye yego umuntu wese yakira ibintu ku giti cye hari uburyo wakiramo ibintu hari n'uburyo undi avuga ati mbo nshobora no kwigumira uko yego abantu benshi bakunda kwibaza kandi bakabigarukaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bakavuga ati ariko reka nkubaze iki kibazo abantu benshi muri ibi bihe ko bari guterwa n'amadivorce ko Satani ariko bigabaho cyane ibintu nk'umukozi w'Imana ubibonaho gute ubibonamo iki ku ruhande rwawe icyambere nuko turi mu minsi ya nyuma yego icya kabiri ntabwo ari uko ari bishya no ahubwo nuko ari cyo gihe u Rwanda rugize imbuga nkoranyambaga nyinshi rumaze kugera ku iterambere urumva byerekeranye n'ikoranabuhanga noneho utubaye twose abantu bakadushyira kuri social media ariko ibi kuva kera byarabaga sibyo kuva kera byabagaho imiryango byarabaga abantu bagakora divorce hariho n'igihe batakoraga divorce umugabo akagenda akajya kubaka hakurya agashakira undi mugore n'ibiki ariko kubera ko iterambere nibwo rikitugeraho akabaye kose tuhita tugashyira kuri social media akavuzwe kose kagahita kaza kuri imihanda niyo mpamvu mubona kari byinshi ariko nta gihe Satani atakoze sibyo icyo ni kimwe akabiri turi no mu minsi ya nyuma sibyo turi mu minsi y'imperuka minsi y'imperuka rero hazabaho ibihe birushya nicyo kintu cya mbere Paul yavuze yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya avuga mu bintu bigera muri 5 cyangwa se 7 yaravuze ngo icyambere abantu bazaba bikunda bakunda impiya kabiri bakunda impiya indashima indakurwa ku ijambo birarira bibona ibi bintu byose rero iyo bihuje bishobora kubyara ikibazo hagati y'abantu babiri babana wende isije tuyivaho nk'umuntu wakoze divorce ariko ni wihangane sorry to say that njya numva bamwe yo bababwiye bibakomeretsa we ntago bigukomeretsa ku muntu yakubwato uzi ikintu kinkomeretsa kinkomeretsa n'ubukene wangu ibindi byose nta n'ikintu gihe biba bimyamuri kuba watandukana n'umuntu ntacyo byagutwara oya ibi nose gutandukana ikibi ni gutandukana n'umuntu wamuhemukiye wamugiriye nabi wamukoreye ihohotera yego ariko gutandukana n'umuntu se icyo ni ibintu bisanzwe nk'umuntu wagize gashoboke gutandukana n'uwo mwashakanye kandi mwabyaranye n'abana 5 ibintu tubivaho ni cyo kintu wabwira umuntu utarakora divorce uyu munsi cyangwa utaratandukana n'umuntu icyo namubwira na kagahungu n'ishyano niko ikintu namubwira message namuha icya mbere yego cyo wamubwira uyu munsi inama ya mbere namuha ni inama namuha ntabwo wagira inama umuntu wubatse wowe warasenye
kose wabumuhiye nama ahubwo oya wibinkora wivuga ati ntacyo namubwira narasenye none se urumva namubwira iki ahubwo icyo namubwira ahubwo niwe ukwiye kugira ubusa kandi warasenye ubwo nta nama namugira nta nama wamugira nafashe ku munwa yego reka duse nk'ibi bintu tubivaho wenda igihe cyawe kizagira cyo kubivuga ahubwo nzatanga inama mu minsi iri imbere yo kugira inama Imana yarongeye kunyubaka aho nasenyutse yego ni byiza cyane ku ruhande uyu munsi wenda hari ibyegenda bigaragara kuri social media bigiye bitandukanye abantu bikabatera kubyibazaho uyu munsi uri umushumba uri pastor uri bishop hose wisangamo kuri umushumba nyine komeza mwana wanjye hari byinshi bitera abantu kwibaza mu bihe byashize mu minsi mike igaragaye hari ikiganiro cyagaragaye apotre cyangwa se niba ndamwita intumwa y'Imana Rutayisire yego ari kumwe n'umupfumu Rutanga rw'amaboko ni ibintu byinshi baganiriye ishusho yo kubona intumwa y'Imana umukozi w'Imana yicaranye n'umupfumu ubandwa uterekera abantu benshi bajya babyibazaho byinshi mu buryo bugiye butandukanye ibyo bintu nkawe ubibonamo iki cyangwa se bidi wabibonyemo iki hari uburyo abantu twagiye mu itorero ariko tujyanamo ubujiji sibyo kuko ni nabwo butuma rimwe na rimwe duhanura ubuhanuzi butari ngombwa sibyo n'ababwumva bukumvwa n'abantu tunganya ibitekerezo urumva yego uri kunkurikira ndakumva cyane ntabwo kwicarana reka wenda ngiye mbanze ngo ubuhamya bwanjye muri 2010 nagize invitation intwara muri Nigeria ngiye ntumbiwe n'itorero bita Agape rifite ishami muri Nigeria mbo ngenda afite invitation yaho ngerayo banyakira kuri hoteli banyereka icyumba nza kuraramo hanyuma bansaba ko mu gihe ntarajya kuryama naza nkabanganira n'umushumba nyiri torero hasi muri jardin ya hoteli tuba tuganira igihe twaganiraga nasanze yicaranye n'umugabo ni umupfumu ukomeye muri Nigeria uwo mushumba w'iryo torero ryitwa Agape urumva ni umupfumu ukomeye mu itorero muri Nigeria umushumba asanga yicaranye n'umupfumu ukomeye muri Nigeria noneho nsanze bicaranye arampresenta arambwira ngo uyu ni bishop guturuka mu gihugu cy'u Rwanda ejo niwe uzatwigisha mu materaniro urabyumva undi nawe aranyipresentaho arambwira ati genda umupfumu hano muri Nigeria ndazwe izina rye si ngombwa kurivuga ko sindinje kumwamamaza mbo bari batomije komande y'ibyo kurya barabizana babishyira ku meza turasenga umupfumu dusangira ku meza turi kurya dushoje wa mupfumu aranyitegereza arambwira ati ufite sare y'urusengero ukodesha urabyumva nabyumva ndamubwira nti arambwira ati rero ati mbonye nyiri urwo rusengero azaba umukristo wawe ati kandi amafaranga wayikodeshaga agiye kuyakugabanyiriza umupfumu araguhanurira ubwo ari kumfumurira nyine mu bupfumu bwe ariko nyine kubera imyumvire y'u Rwanda yacu n'imico yacu ndabipinga nyine mbica amazi ndavuga ni mu izina rya Yesu mbo birarangira hanyuma nanjye ndamubwira ni nanjye ndagutumiye ejo nkuko wasangiye na Archbishop wa Agape ejo ndagutumiye nanjye uzaze kwifatikanya nanjye mu giterane nzaba ndimo kuri umushumba wantumiye ati sawa nibutsa abantu Bibiliya iravuga ngo bazumva bate nta wababwiye bamumenya bate nta wamubabwiye noneho ubwo urumva agenda aragenda kuryama hanyuma ndanza nakubaza uwo mushumba ndamubaza ni gute inaha umupfumu abana namwe mugakorana mukasangira bati rero izina ry'ubupfumu ni izina rya business nanjye izina ry'ubupasteri ni izina ry'akazi nkora uri kumva ariko nyuma y'akazi
ndi umuturage wo mu Nigeria nawe nyuma y'akazi ni umuturage mu Nigeria yo dusangira ntago ndeba izina ry'ubupfumu nawe ntabwo areba izina ry'ubupasteri ahubwo tureba nk'abaturage uri gukurikirana turi abaturanyi turi abantu tuziranye dusangiye igihugu dusangiye ururimi dusangiye ubwoko uri kumva izina rye ry'akazi ni ubupfumu iryanjye nanjye ni ry'ubupastori nyuma y'akazi rero ndi umuturage nawe ni umuturage njya mu giterane icyantangaje mu bantu bafresise bwa mbere bamaye felicitation ndi kubwiriza nari ndi kubwiriza ku bwami bw'Imana noneho mvuga ubwami bwabayeho muri Nigeria kuko nari narayemenya amakuru yabwo ndavuga ngo hari ubwami bwishi bwabayeho muri iki gihugu ariko ntibwigeze bubaha amahoro ariko ndababwira umwami utanga amahoro niryo jambo nari ndimo urumva nigishaga ku bwami bw'Imana ijambo Yesu yavuze ngo ubwami bw'Imana buri muri mwe yego isengesho Yesu ubwami bwawe buze ibyo ushaka ndavuga ni tugiye gusenga ubwami bw'Imana bumanuke muri iki gihugu busenye ubwami bw'abarozi busenye ubwami bw'abapfumu busenye ubwami bw'abadayi igihe nari ndi kubwiriza ayo magambo ndi gukora deliverance mu rusengero muri Nigeria nagiye kubona mbona wa mupfumu twasangiye kuri hotel aho naraye mbona raje niwe muntu wa mbere wa felicise $100 tugere ku kibazo mbajije kuba rutanga rw'amaboko yaricaranye na Antoine Rutayisire kuri jewe nta gitangaza kirimo kuba umupfumu yakicarana n'umukozi w'Imana nta kibazo uretse no kwicarana no kuba mwasangira nta kibazo kirimo ahubwo hari ukuntu dufite imyumvire ivanzemo n'ubujiji hari n'uburyo abantu batwigishije Imana baduhindura nk'injiji natwe dukurira mu mwuka w'ubujiji kuko uretse ubu itorero rimaze guhumuka n'abanyetorero bamaze kumenya ubwenge ubundi kera umuntu utarasengeraga mu itorero usengeramo yabaga ari umupagani kubona umuntu uririmba yambaye imisatsi bamwitaga umupagani kubona umuntu uririmba yambaye ipataro bamwitaga umupagani kubona umuntu uririmba yambaye atoboye amatwi bamwitaga umupagani ndetse abo twibukiranya muri za 98 muri 2000 twabamburaga amashaneti tukajugunya muri toilette tutanazi n'agaciro kayo urumva tuvuga ngo na amadayimoni na amasatani urumva kuko itorero ryatweretse ko abantu badafite imyizerere nk'iyacu ari abakozi ba satani urumva ariko uyu munsi Israel mbonye arakora igiterane ari kumwe n'abakobwa biyambariye ipataro ari kumwe n'abakobwa biyambariye amameshi akuzuza arena urabyumva bivuga ngo hari imyumvire ikwiye kuva mu bantu kuba rero rutanga rw'amaboko uyu munsi yabayicaranye Antoine Rutayisire ahubwo muzehe wanjye Antoine Rutayisire ndakwemera urumva nta gitangaza ku ruhande rumwe wemera ko umukozi w'Imana imbaraga afite ndetse n'umupfumu izi mbaraga zihanganye ubwabyo ndabyemera reka nkwereke iki reka nkwereke buriya yutinye ikintu yutinye umupfumu ubu utizera Kristo wumva utakicarana nawe kuko umva uko Bibiliya ivuga iravuga ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo no kumenagura imbaraga z'umwanzi zose none kwicarana na rutanga muri nge harimo imbaraga zimenagura ziri muri we ikibazo kiri ahubwo ikibazo cyaba ari ukwicarana nawe nta mbaraga ziri muri nge zishobora kumenagura ziri muri we bakurikiranye uri kumva ariko ikibazo urabona rutanga yicaye Antoine yicaye mubyeyi Antoine Archbishop Antoine Rutayisire ari kumuhata ibibazo sibyo ari kumubaza ati izi mbaraga z'umwijima za ukoresha ibindabizi wacu byarahabaga ariko ukwiriye kumenya Yesu rutanga rw'amaboko rero nutamwegera ngo umuhuri ya mwanya aze yivuga ibigwi ariko uze kusiga umubwiye ni cya Yesu kuko umuntu wese yari muzima afite imbaraga avuga ashobora kukwereka ko ibyo umubwiye yabipinze ariko iyo umuntu ageze ahamagara
yatewe hejuru. Hari igihe wibuka ukibuka, reka nkwereke ku rugero rumwe. Gihe njya gukizwa nagiye wo kwita gasongo, buriya ntabwo ari icyo gihe nakirijwe. Nkiri mu kazi nakoraga, hari ahantu twageze turi mu kazi, urumva turagotwa, kandi tugotwa na haduyi, nta n'uburyo turi buzikuremo. None mu kugotwa na haduyi hari umupapa w'umwadeperi nari narigeze njya kumuteritira umukobwa, none arambwira ngo uri umusore mwiza, ariko uragakizwa uzahure na Yesu, yaba utari umunyabyaha. Urabyumva? Uranyumva? Aravuga ngo Yesu aransengera ngiye gutaha, aravuga ngo Yesu wamfashe nawe azagufate, kandi azajya kurinda aho uzaba uri hose. Noneho hari ukuntu twagoswe ahantu na haduyi, urumva tubona nta nzira. Nibuka rya zina rya Yesu, urumva ndi umupagani, nise gasongo w'umunyamerika bad boy, urumva nta bibazo nifitiye. Ariko ngeze mu gihe cy'amakuba, mbona ikiri imbere ari urupfu, nta butabazi ntene. Ndavuga ngo hari umupasiteri wasengera avuga ngo Yesu azandinde. Ndavuga ngo aha hantu birashoboka ko abandi bose bahagwa, ariko Gerard nzahava, kuko hari umupasiteri wasengera ambwira ngo Yesu azandinde aho nzajya hose. Urumva? Sinubeshya muri iryo jambo. Wizerera muri iryo jambo. Nizerera muri iryo jambo. Rero ushobora kwicarana na rutanga rw'amaboko ukavuga ati Yesu wafashe umukonikoni wiyitaga bari Yesu, nawe azagufate. Rutanga kabinegirije akava hariya yumva ari ibintu bisanzwe, ariko hari umunsi amagara aba ari guterwa hejuru. Burya nta muntu n'umwe ujya gupfa yahawe igihe cyo gusamba adatekereje ku Mana. Nta ubaho. Umuntu wese ubuzima bwe buri mu mubabaro. Biriya byo kuvuga ngo nari umupfumu arabyibagirwa, ibi byo kuvuga ngo nari bishop ndabyibagirwa, ibyo nari kuvuga ngo ndi profete, biriya byose aya makonfidence yose tuyagira kubera ko duhaza umuceri. Ariko yamagara ari guterwa hejuru, urumva ubuzima buri kugucika. Buri wese atekereza Imana. Urumva? Rutanga rw'amaboko rero buri ubutumwa message yaherewe hariya na Antoine Rutayisire, muzabona umumaro wayo, kandi mwebwe sina ngombwa ngo mubone umumaro wayo, ahubwo Imana, kuko ku iherezo rya rutanga rw'amaboko ashobora kuzihana. Yego, bakurikiranye cyane. Ntabwo abantu bose bazihana muri iyi minsi yacu ngo bajye mu nsengero n'iki. Hari n'abazihana ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwabo, kandi bakajya mu bwami bw'Imana. Rero giye kuba namubonye yicaranye nawe, navuze ngo wow, ahubwo abapasiteri bo mu Rwanda bari batinyutse bakegera abapfumu, bakegera abashitsi, bakababwira imbaraga ziri mu Kristo, bakababwira imbaraga ziri muri Yesu. Ubundi abantu nabonye batinyutse abapfumu n'umugabo witwa Korode, bamutera amabuye benshi. Undi nabonye ni umuhanuzi profete witwa Ezekiel. Undi nabonye na Antoine Rutayisire. Kandi Antoine Rutayisire ntabwo yatitiye. Ndavuga ngo baba katika jina la Yesu ashwe. Antoine Rutayisire yicaye mu butware bw'izina rya Yesu, amukoresha ikiganiro, ndetse mikoro yari imwe, nta kibazo ubona afite. Yego. Hari benshi rero batabifata neza, bakavuga ati iyo abantu bifatanyije n'abatizera, iyo abonye uwizera yifatanyije n'abatizera. Reka sobanura iryo jambo. Burekeyaho. Ati igihe kiba cyanagiye abantu ni imperuka iri n'ubujiji. Ubwo n'ubujiji. Kwifatanya, ahubwo abantu ntago bazi kwifatanya n'iki. Kwifatanya n'iki. Bibiliya ni kwivuga, iravuga ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Kwifatanya n'iki? Nukuba Antoine Rutayisire yahaguruka akagenda akajya mu ndaro ya rutanga rw'amaboko, bagafatikanya muri ya mirimo ye y'umwijima. Kwifatikanya ni ugukorana. Wabyumvise? Tandukanya kwifatikanya no gusuhuza umuntu, no kubana n'umuntu, no guturana n'umuntu. Ubu se tubaha umudugudu wabo? Ntago batuye mu makaritsiye dutuyemo se? Kwifatikanya ni ukugenda ukajya muri za nzuzi ze, ukajya muri bya bicuma bye, nawe ukabizunguza. Uko ibyo nibyo Bibiliya ivuga ngo ntimukifatikanye n'abatizera. Ariko dukorana na imiganda,
dutangana nabo mituwere, urakurikirana, turaturanye, turagendana mu mabisi, yego, barapfusha tukabatabara, barashingira tukaza mu birori byabo. Kwifatanya rero si ukuvuga ngo ntukagende mu rugo rwe, si ukuvuga ngo ntukicarane nawe. Kwifatanya ni ugufatikanya muri ya mirimo ye. Ariko kuba wamujya ahubwo yavuga ati wenda urugero bakavuga ati dusengere, nigeze ntaho ubukwe, reka mbwira abantu, nigeze ntaho ubukwe ku Mayaga, yego, kandi nari bishop, ufite itorero rinakomeye, abantu bararizi kuko burya ufite itorero ugira seminaire ebyiri, iya mu gitondo, uri gukurikirana, njya ntumirwa ahantu mu Mayaga mu bukwe, nari mfite umwana w'umukristo ariko imiryango ye idakijijwe. Ngezeyo imiryango ye isaba ko nsengera, urumva nambaye kibishopu, ndagaragara nka musenyeri. Imiryango batereka ibibindi by'ibigage, inzagwa, batereka ibintu byose aho ngaho. Urumva natasha ubukwe kubw'umwizera wanjye, ariko umuryango tugitahiye ubukwe ntabwo ari abizera. Ngezeyo mitsingi ziteretse hariya, byeri ziteretse hariya, barambwira ati sengera, ati twagize amahirwe hano hari musenyeri, hari bishopu agiye gusengera, ibinyobwa n'ibiribwa byose birahanga. Nanjye nkubaze kuri umunyamakuru, usengera inzoga, oya mbwira nyine wabigenza ute? Ariko umva uko bimeze. Narababwiye nti murakoze kumpa umwanya wo gusenga, nti mutuze dusenge. Ndavuga ngo Mana yo kwizerwa, uri Imana nkuru, urerubereye mwiza bagutegereza. Ndavuga ngo nsengeye ibinyobwa n'ibiribwa biraha, ariko ibyera ubyeze mu izina rya Yesu, ibitera bigumye byandure mu izina rya Yesu. Abantu bose ndakubwiza ukuri nta wanyweye ikigage, bose bigiriye ku bushera n'imitobe. Urumva nimba ari n'umutego bari banteze, bati turebe mu bishop ukasengera mitsingi. Navuze ni ibihumanye, bigume bihumanye, ariko ibikwiye kwezwa biyezwe nawe mu izina rya Yesu. Urumva barangije abantu bakoma amashi, harimo abarokore, ubwo bari bazaga ati se uyu mupasiteri agiye gusenga. Rero icyo shatse kuvuga niki, byanze bikunze uwari uhicaye yaravuze ngo kubera iki uyu mugabo yasenze iri sengesho, kandi mbere ko senga iryo sengesho nabanze kubabwira Yesu w'i Nazareti. Urumva nitutabatahira ibirori se Yesu bazamumenya bate? Tutarajya kure cyane, hari umwene data mfashe rwose, Imana imuhe umugisha. Amajambo ari muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere rivuga riti hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Urakoze, kandekera Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, uri kubicuyika. Zazana nongere nsome. Oya, nyine buretse turagenda kuri buri kantu ku kantu. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Icya mbere gukurikiza imigambi y'ababi ni iki? Ubwo ni cya kindi wavuze. Gukurikiza imigambi y'ababi dere ngibi. Cyo wakiranje ni cya kindi wavuze cyo kutajya mu byo bakora, ngo ibyo bakora ube mu mugambi wabo. Mu migambi yabo. Twageze ku cya kabiri. Icya kabiri, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Inzira y'abanyabyaha ni iyihe rero? Tugira ngo turebe inzira, kuko hari uburyo twiga ibintu noneho tukabica hejuru, sibyo, tukanabiyungurura tukanabyanarayizinga uko tubishaka. Ariko inzira y'abanyabyaha ni iyihe? Inzira y'abanyabyaha ngiye kuyikwereka mu buryo iki, y'abapfumu reka tuyivuge, uretse niyo y'abapfumu turayijyamo, ndayikwereka. Uzi guhagarara mu nzira y'umupfumu ni ukujya gupfumura, kujyayo, ubwo buri mu nzira ye, ni ukumwemerera yuko ibyo akora ari byiza, ubwo buri mu nzira ye, sibyo. Ariko igihe urwanya ibyo akora ntabwo uhagaze mu nzira ye. Yego, uri gukurikirana? Nabyumva. Reka nkwereke urugero. Uyu muhanda ntuza kuri hoteli Teke, abantu bari kunyuramo bari kujya ahantu hamwe cyangwa bari kujya ahantu hatandukanye? Bari kujya ahantu hatandukanye. None se ubwo ibi kintu ushaka kumbwira ni iki? Gatatu, ntiyicarane n'abakobanyi. Abakobanyuza bari bo abo bose, abakobanyi n'aba barimo. Buretse nyine Imana batemera iby'Imana bagashyigikira ubupfumu, akavuga ati ngewe abantu nibabandwe nibaterekeye. Ariko uretse uwo ni umukobanyi. Yes, reka tubyemere kubera ijambo ryawe nuko wariteruye. Ariko nagira ngo nkubaze, abo wicarana nabo bose ubuza bari bo? Abonzi karabakobonye ntabwo nakwicara. Uretse dutangire neza, ndagira ngo tugendane neza. Nimba ugenda muri shira umuteto, abo mwicaranamo ubuza bari bo?
ntabo nzi ariko abonzi ntago ngomba kwicarana nabo yace urumva umva piyonika hanyuma icyo ashaka kuvuga rero kuticarana n'abakobanyi ngibi uri kumva kuticarana bari kuvuga nguko tubigendanemo neza ubwo ikibazo ndashaka kucyumva urashaka kuza kukibirindira ngo ni gute Antoine Rutayisire yicaranye n'umupfumu n'umukobanyi wenda siwe gusorega abakozi b'Imana benshi bicarana n'abakobanyi ngiye kuguha urugero nyarwo bavuze ba Pastor Code bicaranye n'abapfumu sibo benyine ngiye kuguha urugero nanjye rwumvikana uretse ko Pastor Code yicaranye n'umupfumu uzwi abo umaze kwicarana nabo waba ubazi ntabizi ntariberega Imana ya mu mitima yacu Imana ira mu mitima niba nta muntu umva rero ngutere mvare nkubwira akantu kamwe kwitwa kwicarana n'abakobanyi cyangwa kwicarana n'umunyabyaha sibyo aho hantu bita kwicarana abakobonye nta munsi numwe nuguhaye iryo somo arakubeshya nta munsi numwe abakobanyi muticarana nabo urumva ariko Bibiliya irabibuza no mu nsengero muba mwicaranye nabo no mu modoka mugendana nabo no mu masoko mugendana nabo ahubwo dore icyo Bibiliya yiva ukuri kw'ijambo nguko kwicarana niki ese nukuza ngatera intebe hano nico Bibiliya yashakaga kuvuga ngatera intebe nawe ugatera intebe ubu se twicaranye wanyanduza ntacyo nakwanduza kwicarana niki ndicyo shaka ko tugenderaho noneho tukamenya nimba koko uwo musaza mushaka ko tuvugaho yarakoze amafuti cyangwa atarayakoze urumva kwicarana ni mu myemerere ntabwo kwicarana ari ugutera intebe ndacyagusubiza kwicarana ni mu myemerere sibyo nukwicarana n'umuntu wemera imyemerere ye ariko kwicarana n'umuntu utemera imyemerere ye nta cyaha kirimo urumva kwicarana n'umuntu mu myemerere ye urugero rutanga akantumira akambwira ati nkeneye ko dukora ikiganiro ku byerekeranye n'ubuvuzi gakondo wabyumvise kandi ari kumbaza ku buvuzi gakondo nge sinizera ubuvuzi gakondo nizera Imana ya Isiraheli ariko kwicarana avuga ibye nanjye mvuga ibyanjye by'Imana ya Isiraheli cyangwa se mvuga ibyanjye byo kwizera kwanjye nta cyaha kirimo uri kumva yego uko niko kwicarana n'abakobanyi n'ukwicarana n'umukobanyi agushyira mu bukobanyi bwe ariko kwicarana n'umukobanyi umwigisha reka nguhe urugero buretse nsinde uyu mugabo ndabona afite amasomo menshi twagiye mu rusengero turabaki tujya mu rusengero umunsi wa mbere ajya mu rusengero umugabo agakizwa uguhaye iri somo yagiye mu rusengero ari umukirisitu cyangwa yagiye yari umupagani uko byayira kose yagiye ari umupagani none se kuki bamuhaye intebe akicara none se ubutumwa buretse nanjye ndamusubiza urumva kakiburana nanjye ndacyakomeza kumusubiza none se nimba yaragiye mu rusengero ari umupagani sibyo wenda afite n'inzaratsi uri kumva ibyanditse rega murabicurika ari benshi bafite inzaratsi mu rusengero umva nyine ibyanditse abantu barabicurika kuko ntibize teoloji wowe ufata ijambo kuri somye ukanaryisobanurira uko uryumva kuko RGB nabonye yarabwiye abantu bose bazi ko buretse dukomeze noneho rero nimba umuntu ajya mu rusengero ari umurozi kandi ntibamubuze ngo wikinjira mu rusengero uri gukurikirana umuntu wese unkurikiye yibuka uko yakijijwe ameze umwe yagiye ari indaya arabwinjirana uburaya ntabwo yabusize ku muryango undi agenda ari igisambo arabwinjirana ubusambo ntiyabusize ku muryango undi agenda ari umurozi arabwinjirana uburozi ntiyabusize ku muryango icyo akoze ijambo ry'Imana rivuzwe abo bose riko bandika izo comment z'uko ari abakiranutsi binjiye mu nzu y'Imana ari abanyabyaha ari abo guhungwa ari abo gutabwa ari abo kutizerwa ari abakobanyi ari abasambanyi ari abasinzi ijambo ry'Imana rivuzwe ribacumita imitima wacyumvise icyo Kristo akora kandi ndaza kugusubirisha n'ijambo ijambo ry'Imana rivuzwe ribajomba imitima rimaze kubajomba imitima unkurikire baraza bapfukama imbere batura ibyaha byabo baravuga ati burya rero nari umusambanyi uwari wicaranye nawe ati burya nicaranye n'umusambanyi undi ati burya nari umurozi ati we atarabatandoze ati burya nicaranye n'umurozi undi ati burya nari umupfumu ati yewe mana we ati kandi nige twari twicaranye
bamaze kwatura abantu barabizera, bizera ko bakijijwe, batanga imihamagaro, baba pasiteri, bavuga butumwa, abadiyakoni, abarimu n'ibindi. Wabyumvise? Yego. None se nshuti ko uyu muntu yinjiye mu rusengero ari umupfumu, kute hanze ntakicarana n'umupfumu ngo mubwirize ubutumwa? Dukomeze. Yesu igihe yabwirizaga bamututse igitutsi gikomeye ngo ni inshuti y'abanywi b'inzoga n'abambuzi n'ibindi. Kubera iki? Yesu ngiye kuguha irindi somo nyaryo. Bibiliya ivuga umugabo witwa Zakayo, yari yaribye abantu bose, yarabamaririje, ari umwambuzi. Urumva? Yarasoreshaga kaniba. Urumva? Zakayo, abantu batangajwe no kubona Yesu agiye kwa Zakayo. Abakristo b'iyi minsi bakeneye deliverance. Asubundi buri kunyumva sha. Ndakumva cyane. Batangajwe no kubona Yesu abwira Zakayo w'umunyabyaha. Abantu bose bamuvumiraga kugahera. Yo yatambuka bavuga ati toka dayimoni mu izina rya Yesu. Noneho Yesu, Zakayo yumvise ibya Yesu yurira igiti. Yuriye igiti, Yesu ahageze arahagarara. Baravuga ati ariko urahagarikwa n'iki? N'ingegere yatumazeho ibintu. Nkurikira ndera se. Ndakumva cyane. Yesu arahagarara. Aravuga ngo Zakayo we ururuka, kuko uyu munsi ndarari wawe. Abantu biraba confusinga. Nukuntu ibintu bya abantu bari gukonfusingwa n'ibya Antoine Rutayisire. Ni gute Yesu umwana w'Imana agiye kurara? Agiye kurara ku mwambuzi. Hari abantu b'abanyamasengesho. Iyo ni kaya mbere. Kaya kabiri. Yesu yicaye haje indaya ruharwa original yari imeze nka Shadiba. Harya Shadiba arabyemera? Oya ntago ari indaya, oya katwere ku ibyo tubirengeho. Uze kugakatamo. Uze kugakatamo. Nibande indaya zikomeye muri iki gihugu nizihe? Nta ndaya nzi. Habiki mu gihugu wose abindaya. Slay Queen. Aba Slay Queen. Hari Slay Queen wa danje. Muze kugakatamo nimuneze Shadiba. Hari amasirei Queen ya danje. Sirei Queen ya danje yari yaramaze abagabo ngo yari na nziza byahatari. Yitwaga Mariya. Ibonye Yesu yinjira ahantu yari iri. Iyi Sirei Queen ihitisuka Marira iyasuka ku birenge bya Yesu. None bari kubireba bakagira ngo irimo iramuterita. Irangiza ngo ifata imisatsi yayo yari myiza ihanaguza umukungugu wo ku birenge bya Yesu. Uri gukurikirana? Akurikirana. Yesu amwitegereje, umva ijambo yamubwiye. Aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Mu kintu cya confusinze abafarisayo abanditse kuri Yesu, bavuga ko yari inshuti y'abanyabyaha. Umuntu w'Imana nyakuri akwiye kuba inshuti y'abanyabyaha kugira ngo abahindure. Ahubwo impamvu dutinya abanyabyaha nta mbaraga dufite zo kubahindura, ahubwo bo dutinya ko baduhindura. Ariko nimba uri umwizera, ukaba wizera Kristo, ukaba muri wowe wemera ko harimo imbaraga z'Imana, ukwiye kuba inshuti n'uwo wita umunyabyaha kugira ngo umuhindure umwana w'Imana. Kuko Kristo Bibiliya ivuga ngo ntabwo yazanwe no gushaka abazima sibo bifuza umurwayi, abazima sibo bifuza umuganga, ahubwo abarwayi nibo bifuza iki? Umuvuzi. Sibyo? Yesu we ntabwo yazanwe n'abazima, yazanwe n'abanyabyaha. Nimba rero tuvuga ko turi abakozi b'Imana, tukaba tutegera abanyabyaha, ahubwo tukabaciraho iteka, tukaba dushaka kubaha imidugudu yabo, tukaba dushaka kubaha amakaritsiye yabo, aho bari ntituhegere, ntabwo tuzi abo turibo, ntituzi n'uwo dukorera, ntituzi n'uwadutumye. Ariko ukuri nimba tumenye ukuri kw'ijambo nyakuri, dukwiriye gusanga abo bitwa abanyabyaha tukababwiriza, kuko ikiri muri twe kiri mu bisi. Sibyo? Uko niko je mbyemera, ni nuko mbyumva. Yego. Ariko wibuke gukata kare akantu. Turabyibuka. Turabyibuka, ariko niyo tutagakata yabyumvise ko twasabye imbabazi ko utahita byo twayitugamije. Ntago ari byo nari ngamije. Nuko njya numva bamuvuga cyane, bamuvugaho cyane. Niyo tutakata byumvise ko twamusabye imbabazi, twahinduye imvugo. Ni Bibaho gusobwa bibaho. Okay. Okay. Ku ruhande rumwe, mu bihe byashize mu minsi mikeya
RGB yasabye abantu bose bafite amatora cyangwa se b'abapasiteri badafite diplome zibemerera ibyo bintu ko bakegura bakiyeguza kuko n'ubundi gahunda ari ukwirukanwa kuko bitemewe cyangwa se bitanashoboka ko umuntu yakora izo nshingano atarabyigiye. Kandi nyamara muri bamwe bakavuga ati umuhamagaro ntabwo bisaba kwiga kuko abantu bahamagarwa na Kristo cyangwa se abantu bose Kristo niyo misiyo yabasigiye. Bakavuga ati nyamara ibintu hari ahantu bikuganisha ibintu bizagira ingaruka ku murimo w'Imana, hari byinshi cyane ntabwo bizagira ingaruka. Ibyo urabibona iki ku ruhande rumwe aricyo dusorezaho nk'umushumba kandi nk'umukozi w'Imana? Icya mbere nuko nemera RGB, nemera ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda 100%. Bajya gutangaza ikintu hari icyo babonye. Icya mbere ahisi igeze ntabwo itorero rikwiye kuyoborwa n'umuntu udafite ubushobozi, udafite ibyo yize administration, yize ibintu bitandukanye. Izi sengero ibibazo byinshi zifite ni ukuyoborwa n'abantu bidafitiye dutandukanye kuyobora itorero no kubwiriza. Ntabwo umubwiriza butumwa asabwa icyangombwa cyuko yabyigiye. Ababwiriza butumwa bazabaho babwirize mu byumba by'amasengesho, babwirize ku misozi, babwirize mu nsengero. Ariko umuntu ugiye kuyobora itorero agomba kuba afite impamyabumenyi yemeza ko afite ubushobozi bwo kuyobora iryo torero. Icyo ndacemera 100%. Ubu mission Yesu yahaye abantu niyo kubwiriza ubutumwa amahanga yose. Ariko nta mission Yesu yahaye abantu yo gushinga amadini. Abantu batandukanye ibintu nimukajye mubona abantu babakurura mu ntambara mwa bakristo mwe bababesha kubera inyungu zabo. Ngo ubungo leta yaduhagurukiye. No, nimba ugiye gushinga itorero banza ugende wige inzego zikora, wige umenye neza ibyo ugiye kuyobora n'abo bantu uburyo n'ubuyobozi n'ibyo uzabaha. Icyo ni kimwe. Ariko nimba uri umubwiriza butumwa, soma Bibiliya cyane, usenge cyane, uhere muri karitsiye ugenda ubwiriza, RGB nta kizakubaza. Urumva? Ariko ntacyo bizabangamira ku murimo w'Imana. Ivuga butumwa ritandukanye n'ubuyobozi. Ivuga butumwa ni impano. Ivuga butumwa ni umurimo wa Kristo. Ariko ubuyobozi kugira ngo uyobore itorero, urumva? Kugira ngo uyobore itorero bisaba kuba ufite ubumenyi bundi buruta umuhamagaro. Ntabwo itorero riyoborwa n'umuhamagaro. Itorero riyoborwa n'ubumenyi. Ariko kubwiriza bikorwa n'umuhamagaro. Kuko ushobora kuba unayoboye itorero ariko utazi kubwiriza. Wabyumvise? Ariko uzi kuyobora itorero. Uri kumva? Uzi leadership. Abari gutaka rero. Abataka ni ukugira ngo bateze akaduruvaye muri rubanda. Ariko twumvikana iki dutandukanye ibintu bibiri. Umuhamagaro w'ivuga butumwa n'ubuyobozi. Nimba ushaka kuyobora itorero haguruka ujye kwiga. Reka kwangisha abaturage ubuyobozi ngo baduhagaritse ngo batubujije ibi. Oya, nimba ushaka kuba umuyobozi jya kwiga. Ariko nimba ushaka kubwiriza soma Bibiliya cyane, unasenge cyane, ubwirize. RGB nta kizakubaza. No mu mihanda no mu hose ubwirize upfa kuba utabangamiye abantu. Ariko nimba ushaka gushinga itorero ukavuga ngo ndi umuyobozi waryo, jya ku ishuri wige. Kuko kuyobora abantu ntago bisaba umuhamagaro, bisaba kuba warabyigiye. Ariko kubwiriza umuhamagaro rwose urakora. Ukamenya umuntu akabwiriza amavuta y'Imana. Tubonye ababwiriza butumwa benshi batize, tubonye abahanuzi benshi batize, tubonye abantu Imana ikoresha batize. Urumva? Ariko nimba ushaka kuyobora abantu jya kwiga. Yego, ni byiza cyane. Bishop, reka tugushimire cyane by'umwihariko ubw'uyu mwanya mwiza uduhaye n'inyigisho zifasha benshi. Ariko byashoboka ko ari benshi. Ariko wansakurishije ngurira amazi. Oya, abantu kanda akanyenyeri badukurikiye bayangurire se. Niba kandi kuri Ese baragakanda sha. Niba kandi kuri Union 0788455518. Murabona ko imihogo irumye pe. Uko bimeze. Niko bimeze. Niko bimeze kandi ega nibo tuba dukorera. Nibo dukorera. Nibo dukorera kugira ngo basobanukirwe ukaza. Kugira ngo hari byinshi cyane babungutse. Yego.
Ni byiza cyane reka tubashimire cyane niba nimero utayumvise yireba aho yanditse hejuru ku kiganiro ni Bishop Gerard mu buryo bwo gusengana mu buryo bugiye butandukanye akagufasha ubu ngubu arimo arakonsoringa abantu oya twanibera n'inshuti mwakibera n'inshuti mu buryo busanzwe tukajya twiganirira cyane Imana ibaha umugisha mwakoze cyane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi Bishop nawe Imana guha umugisha murakoze cyane mwese abanyamakuru twari kumwe ndabakunda mbifuriza umugisha w'Imana reka twifuriza abantu Noheli nziza birashoboka ko ntagaruka ku mpanuro mbere y'umwaka wa 2020 twifuriza abantu Noheli nziza ku Ikaze TV twifuriza abantu Noheli nziza kuri Kiranuka zamuka mwese impanuro Noheli nziza KIGALI TV mwese Noheli nziza n'umwaka mushya muhire Imana ibaho umugisha turabakunda cyane naho ubutaha